Peter na Eric bari inshuti magara, bahuye na byinshi bigoye babinyuranamo ntibyahagarika ubucuti bwabo. Bajyanye gushaka akazi ahantu henshi hatandukanye kugira ngo babone amafaranga batunga. Banyuranye mu makaritsiye, mu byaro, mu mijyi no mu mashyamba, bakajya bafashanya muri byose. Umunsi umwe baje kugera mu butayu, bari bafite agacupa gato cyane k'amazi ndetse n'ibiryo bikeya cyane. Peter aravuga ngo tugomba kwihangana tukazigama amazi n'ibiryo kugira ngo tuzabikoreshe hanyuma. Gusa Eric ibyo ntiyabyemeye, yashakaga kunywa amazi kubera ko yari afite inyota nyinshi. Barwaniye icupa Peter na Eric, nyuma Peter akubita Eric urushyi maze akomeza urugendo acecetse atavuga. Maze Eric yandika ku mucanga ati, inshuti yanjye magara yankubise urushyi. Nyuma baje kugera aho ubutayu bwarangiriraga. Bari bishimye cyane banishimishiriza mu mazi. Ubwo bari koga mu mazi kubera ko Eric rimwe na rimwe yasaga nkaho ntacyo yitaho, atangira kurohama muri ayo mazi. Peter arabibona aramurohora. Eric yahobeye inshuti ye anayishimira ko bimutabaye. Ubwo bari hafi kuva aho hantu, Eric yanditse ku rutare rwari hafi y'ayo mazi ati, inshuti yanjye magara yatabaye ubuzima bwanjye. Arangije abwira inshuti ye Peter ati, ubwo wankubitaga urushyi mu butayu nabyanditse ku mucanga, gusa ubu ndakeka umuyaga warabihanaguye, ariko ubwo watabaraga ubuzima bwanjye nabyanditse ku rutare kandi bizahaguma iteka ryose. Isomo rya none: dukwiye kujya twibagirwa ibibi twakorewe, ahubwo tugahora iteka tuzirikana ineza twagiriwe. Ibyo nibyo bizadufasha kubana neza n'abandi mu mahoro, atari uko twabaye intungane, ahubwo ari uko twamenye kubabarira no kwirengagiza ibyo bitubabaza. Tugushimiye kuba ukurikirana iyi Mushatsi TV. Tukwibutsa gukanda subscribe niba utarayikora, na share ku nshuti zawe kugira ngo ubu butumwa bugere ku bantu benshi.